ngwino hano. Ando wanyamaswa. Induru y'umutima vuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura Be Hey. ndabona abuza Mama, murakomeretse se kirabacitse? Genza utese Ntacyo reka tukikureho kigiye. uretse shere uretse tutagutema Oya ntacyo bitwaye. Bogari Genza utese Bishobora kuba kimucitse, waruzuje cyane. Nari nujuje cyane Ntacyo araza kubikura. Boga! Ihangane bibaho ni mama. Bogari ako wewe ugira amatwi Zanani torosho Mama mwari muraho se? Ibi nta kibazo ntacyo bitwaye ni tubyitone. impanuka se ko zibaho nta kundi Barabikuraho. ariko nazana n'akandi Sheri kutanya introduce nzese. Genza utese No shobora kuba abaye complex yo kubera karahuri nta kibazo nacyo bitwaye. Reka mbikure. Akuse waretse Bogari akaza akabyikuriraho No, it's okay. Bitwaye ikise ntacyo bitwaye reka. Boga Najugunye muri poubelle. zana itorosho siko muri giye kurira Boga. zana ariko wowe itorosho Nizo. nta soni kuraho kumuna muhangirira kaza nitorosho nini nanze ko ari ku meza yo guhanagura bisanzwe hangije gira se vuba ese kugiye kurira bigenze ute Mama umeze neza? Ugize ikibazo? kiragutema Oya kuraho se gira vuba unamagira vuba kandi Ikiga sibyo? kitagukata muse sheri dolari kurira kujaruka mara ariko Boga Seriye Boga urumva ibyo ari ibirutse cyangwa ni ji hop niji ay madame nonese ibi rero yewe nta nubwo narimbize Nawe bikurura bijyana. hanaguraga unenetse arize ngo ni ibirutse mana we unuka marazo wundi nawe yafite ikibazo ayo ni amaraso yaba ari ikibazo pe ngende bitakwitasha gusema ubaye iki nese kuri kurira bigenze ute Nashashirira umuntu muraziranye. ni umukiriya wanjye ni umukiriya wanjye twarahuyangurira amasakoshi Dodi karibu Mari uriya. Urakurikira. Waje gukora iki? Ndahari. Papa muraziranye? Mbwire. Isa ari kubira ibiki? yaraje kunsura And then? ntabwo nzi nyine ibindi biri gukurikira kuko ibyo ari byo Mubwire. Ntacyo wavuga. Noneho bose barahari.
yego rero oh ewe amata byaye amavuta ndeba Musina uje gukurikirana mu kazi. Boze uje kwakoreza. Nyamara afite ikibazo mutari kunsubiza. Muraziranye. Dadi usanzwe umuzi. Nakubwira. Bamwambwiye. Se ni biki biri kuba hano? Ndabizi se. Shara icyo bizeho. Byancanze hano wagira ngo abaye yuwe n'ibisazi. Yego kumenya maritazi ndamuzi n'amateka maremare biwe muramuzi mu makasi y'amaze. Ndamuzi. Amateka maremare. Ahubwo ntunguwe no kubona nyine ari hano. Kutari kuyavuga se. Kutayavuga? Akumiro netushe. Yewe. Akuse mwadukuye mu rujijo. Ntashye ubwira abantu. Mufashe muyavuge. Tubivuge. Mukazi wetu. Babwire. Babwire yakubwire. Mari, muze tuvugane. No, ariko se papa ntago muri utubwire kwera hano. Turaje. Ariko waretse. Ngwino kuhirwa. Igihe nicyo cyica ariko. Ngwino tuvugane. Ariko se tuzahora inde nande. Mwese. Nanjye se. Yego. None se ibintu mugiye kuvuganira hanze mutavuganira Turaje. Yego. Oya anore kurarekura. Ibigendesha ibintu gakeje. Ntabwo. Ngwino tuvugane. Ati nuko kananshingikirega nta n'isoni. Ese ariko se Mari ngwino. Wenda afite uhumura. Sinakubwiye se ko igihe nikigera uzamenya. Nani skwapfuye mwana wanjye. Nicwa n'iki se kandi? Hanyuma ibintu biri kubana ntabwo ndi kubisobanukirwa n'ukuri. Sigiye ngo ndapfuye umwana wawe ninde se kandi? Mari. Kuna rimo kwimbuza ngo tujye kuvugana. Kugira ngo ushake iki? Urambaza iki? Mari turamuzi se. Turaziranye nge nawe. Mvumbwire. Uri ntabwo ari umwanya wo kujya kuvuga ibintu bibi. Nakubwiye ngo ngabanyeho urusaku sinshaka ko akanya wongera kumbwira ubusa. Turi kumvikana? Ariko se njye rwose murimo murancanga njye nanjye no gushyura mu mutwe. Njye ndashaka kumenya first of all urambwira ati mwana wanjye umwana wawe ninde? Ikintu ukavuga ngo narapfuye. Napfuye ryari napfuye nte? Mbabarira nuko. Ariko se kubabarira iki kure kubwimba ureke Njye musonga ngo ndapfuye jewe. Songe kumva. Mbabarira nuko. Papa njyewe narapfuye. Ntabwo aho utambonye mwana wanjye. Umwana wawe ninde? Se wari ukumviriza iki? Urambaza iki? Hari icyo gifite cyo kuvuga se ubu? Urumva gifite? Ni urero ugasanga ari cyo udafite icyo kuvuga. Ngaho vuga. Vuga rwose. Nakubwiye ibyo urimo kujya ninde wawe? Wari mu mwanya wo kujya kuvuga ibintu biri aho ngaho gusa. Niyo mpamvu ntacyo ushobora kuvuga ngo kivuge neza. Papa. Sobanurira abana. Jewe ndashaka munsobanurire. Narapfuye napfuye ryari? Byagenze gute? Ko mutambwira ibintu mufite amahanga murimo murambishamo. Sobanurira abana. Umuhungu wawe mbara kubaza. Musobanurire. Shirye narapfuye. Se ngenda bizi ko tubana uri muzi.
ahubwo cyakayima mbana n'umuzimu warigeze gupfa ukazuka. ese ko wajuganira komera ukuvuga ngo dusohoke tuvugane Ewe, ese kujya boss ni nyakwigendera. Nasohoka tuba. wagerageje ugakura abana mu gihirahiro. umva mbabwire ubu noneho bigeze ndumva kwihangana kwanjye gutangiye kugera kuri limit. Ndashaka kumenya ibiri kubera hano ni biki, sibyo? Uraza uti mwana wanjye unabonetse ko wapfuye. Napfuye he? Wowe umaze iminsi umbwira uti hari byinshi utazi ngo igisigire ibiki n'iki. Papa nsobanurira, urabizi ndakubaha ndagukunda. Ariko noneho ntangiye gutakaza patience yanjye. Ndashaka kumenya napfuye ryari, uranyita umwana wawe gute, byagenze gute? Maka Mariti ibyo arimo kuvuga n'ibintu arimo Papa sigede dimanguka mbwira wambwiye neza hano hari kiye kibazo. Sisi muri kubwira ngo warapfuye urese wapfuye ryari. kare wabwiye umwana ukuri Wagize umva ugize ngongera nawe gusakuza. what ngo ngwiki ubu wowe uri umuntu ugifite kuba wacecekesha tetwa twa aussi wowe uracecekesha iki urabona ugifite igeze gucecekesha mukwiriye kumera gutyo. je voulais ça c'est toi qui l'as voulu le premier. Tu l'as là. Ok c'est true. Dis-lui. Ufite icyo avuga navuge nonaha cyangwa zaguma niryo banga burundu. Secretary libera. Mwana. Mubwire. Akisumwana warinde ha. Akeneye ukuri. Be. Chérie. Ok. Bava. Okay, hano. Hande wa nyamaswa wa shitani we. Makanse. Soni. Wafata gutyo ugatinya. Uretse se. Igobonye nakwihorogera ngo niba ufite icyo kuvuga. Hera ubwoba. Hana buto. Tete. Ntabwo mutinya habe nakabye. Harya nimba ntabwo ufite imyaka 30 yose waruri. Wakoraga iki? Kuki utaje imbere? Nende kukwiga. Umuntu naje. Utaza gutekereza ko no wa mugore wari warabonye. Imbarimba. Isuzugurwa ntabwo ari marita waruzi imbere. Mama Kansi. Bakangane bagicucuwe. Kaberuka nakubwiye ngo ibi bintu tubigenze neza twumvikane nta ntambara zirimo nta rwaserera zirimo nkuko twabipanze turaba twongere twicare tubipange turaba uranyangira umbwira ko ugiye kwirwanira irwanire doroho nega Mama Kansi. none uramugura mukizwa n'iki Mama Kansi. sawa karameli Dukori. ariko icyo ngukundira n'icyo ariwe tubigendanye mu gute njye nawe tubigendanye mu gute tubikora iki vuga ngo ora iki kora icyo twumvikanye iri ntambara nyihoshe uru rugamba ninjye warutangije nanjye wo kururangiza kora icyo nagusabye ibibonye ni bike ibiri inyuma birahinda Tujye kubishakira igisubizo. wowe nandari Ngiye nawe. bobo we njye nzasubira iyo navuye wowe ahubwo wamaze kumva igisubizo cy'ikibazo cyanzanye. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa.
ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe nakora. none se papa ntabwo Marita aje gutuma ntagubwa neza. wowe si wigeze utuma agubwa neza? Ntabwo uzi ko ubuzima bwawe bumwambuye? Ariko nabo mwambuye iki? Abo mwamburiye hehe? Abo mwambuye mutesha ubwenge imyaka yose. Ese ubundi uri guririmba ngo ufite umunezero kubera Mark ufite amahoro, wowe urabona yamuha cyangwa se urabona urukundo cyangwa umunezero bimuha? Shari ntako ntagira. Buriya rega uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize. Nashatse umunezero we n'uwanjye. Wavuze ko wishakiye umunezero wawe ku giti cyawe. Mark waramujujubije wamubuje amahoro, aririrwa hihi sinzi bakora mu kirere, wamuhaye amahoro ubundi? Jamais. Urambeshye rwose. Hato n'Imana itabyumva ninkize. Iyi mvune imfatirana umubabaro n'uburwayi. Hanyuma none uraza kubigeza gute naramuka amenye ukuri? Oya. Ntabwo nkeneye ko Mark amenya ukuri rwose. Noneho nahuhuka napfira rimwe. Mbamubwire kandi ntabwo nzahora nisubiramo buri munsi. Nakubwiye kuva kera, kuva tukibana, kuva nta munsi n'umwe ntabikubwira. Uziga ryari gutanga amahoro? Uziga ryari ko kumva yuko uwo munezero ukeneye ko baguha nawe ugomba kuwutanga? Jewe ndabyumva, wangize icukiro, wangize agatebo, wangize iki, uhora uyoresha ivu. Ariko rero n'abakuzengurutse bagomba kubona amahoro. Umukazana wawe nta mahoro afite. Abantu bose uraterera hejuru wagira ngo urimo kugusora ibishyimbo, umuceri cyangwa amasaka buri munsi. Abantu bose barabajujubiye. Rero banza ukosora ikintu kimwe. Ntabwo waba umugabo wanjye nakunze ngo nindangiza nkugira icukiro. Ntabwo naba ndarana n'icukiro. Icyo ntabaye ni iki sabo? No sheri. Sekansi. Kunde buhondobera amasaha. Ushaka se ko nkora iki? Byuka. Byuka se nkora iki? Byuka wicare tuvugane. Tuvugane iki se mama? Ariko ntugatete. Iyo nkubwiye ngo byuka wicare tuvugane nuko mba mfite icyo nshaka ko tuvugana. Mama njyewe iyo mikino yanyu narayihaze pe. Narayihaze de kanijya. Kasi byuka. Ese ufite imyaka ingahe mukobwa? Ituma wipepesa cyangwa ubona uryamye ukagira ngo uzahora uryamye. Ubona ubyuka ugasanga ibiryo biri ku meza ukagira ngo iteka niko bizahora. Hari igihe bizaba ngombwa ko usohoka ukajya kubihiga. Hari igihe bizaba ngombwa ko wicara ukabitonora ukabiteka. Ase mama cyo nicyo cyakugaruye. Nicyo cyakwambukije impaka yose nibyo waruje kumbwira. Narinje kukubwira ko iyi si idakeneye abatesi. Mama ngiye mikino yanyu narayihaze narayirambe ibyo bintu mwirirwamo abatesi usa ndatetera kurinde. Igihe cyose umaze waransize urumva ndimo ndatetera nande. Ese ubundi ni bande bari mu mikino? Iyo uvuga ngo iyo mikino birirwamo, iyo mikino warayihaze, wahaze iki? Wari warya sahubwo. Bivuze ngo nyuma ya biri ariko kuko wabyutse ugasanga byose byuzuye isahani. Mu gitondo urabona umugati na breba, saa sita turabona ibiryo n'imbuto, nimugoroba urabona soupe, isini ariko mukobwa. Ako nkabura umugabo nkunda. Yo, bakubwiye se ko bapfa kumutoragura, baramuharanira. Ngaho he naho ngaho yizane. Ahagusanga. Asema bundi ushaka nkora iki? Ngiye wananiwe gusenguranirwa no kuraguza byose byarakunaniye wabuze byose nk'ingati imeni. Uraho ugiye gusazira aho ngaho gusa. Waragize ndabirambiwe, urambiwe iki? Rambirwa guhena aho ngaho wenyine nta wundi muri kumwe nta wundi mwajya inama. Nta soni.
ndakubyutsa mama ibingibi nibyo wamitiyemo nibyo wamitiyemo kuza ari kuri rwajyanye mu rugo rw'abandi rw'undi mugore mama undi mugore mama ufite umugabo wo mukunda ibi nibyo wamitiyemo kubyuka nsasa noza ibyombo byo muri rugo nibyo wasabiye nyereka ibyo wahisemo binyereke mama wanyiciye ejo heza hanjye asundi mama ubundi mbere yuko nzana muri no rugo watekereje ko kubuzukuru bawe watekereje ku bana ba mama warangije se kuvuga ngubwire mukabo warangije kwitakuma none utega amatwi jambo ni ryawe mubyeyi byibuze iyo abanyerekaga kimwe mu buzima ushoboye maze ngo urugamba ndi kurwana nduhagarike nzi ngo umwana nabyaye byibuze azabasha kwihagararaho byo gato aka gato konyine mama ibi bintu wanzanyemo ngiye nta gahunda yabyo ku buryo narinzi kasi uri igicucu urumva ese uravuga ngo waje koze uri umuyaya wana uri umuboyi waha kariho wanzanye nakuzanye se nguhoze umva neza tega amatwi kuruguturi mu matwi urabyumva neza ahubwo ko wangize n'ikindi kintu ntazi buri no uyoboye urugo urashaka ko dukora ibyo ushaka urashaka ko tuvuga ibyo ushaka ibyo udashatse ntibikorwa urugo rwose waruteye hejuru namaka koko ubu ntabwo ubona ko maka wakagombye kumureka akaba ari kumwe n'umukazana wawe baguwe neza bameze neza utiyubashye ntiwanyubaha ntabwo nakunze Kicukiro nifuza ko tuzasazana neza rero ntabwo waprofita ubu burwayi ngo nurangiza ubona umwanya wo kumbwira ayo magambo akaze gutyo uzi impamvu tuzasazana nuko umuroho wawe nawemeye uzi impamvu tuzasazana nuko nakuretse iyi myaka yose harya ntigiye ku 30 n'ingahe nkure kuyobora ibyo ushaka uvuga ibyo ushaka ukora ibyo ushaka ariko noneho aho bigeze hari ibyo ugomba gushyira ku murongo kugira ngo nawe usaze neza kugira ngo abantu bakuzengurutse bagire amahoro nuko kurwara n'intuza n'ibibazo uba witeje uhora uhangayitse uhora ntuze ibintu byose wabitereye hejuru maka ntaruhuka umukazana ntaruhuka abantu bose wowe ugira ngo bikugwa neza ubuzi ko warubizi neza yuko uramutse nawe utanze amahoro ahantu hose uzengurutse nawe ku giti cyawe wakira wakwicecekera nkakureka ugakomeza ukivugira kuko n'ubundi ndavuga ngo rere ntushobora kunyemera cyo ntakunze no mukazana ariko umuhungu wanjye ndamukunda ntabwo maka ntumukunda umuhungu wawe ntabwo umukunda none dore ibintu ubu tugiye kwinjiramo marita ko yaje turabigeza gute wakomeje kubizengurukaho ariko ntiwigeze uvuga ko yaje harakorwa iki biragenda bite narakubwiye ngo ahantu uhagaze ni mu isezerano ryawe uru ni urugo rwawe iyi ni inzu yawe iyi ni imitungo yawe urabyumva neza ni wifata nk'umupagasi wene wako niwe wabindaze icaro mama pagasi uzabaze mama niwe wangize umupagasi muri runo rugo so yasize ibihagije byatuma ubaho nk'umwamikazi ahubwo wowe n'ubwenge bwawe buke bucagase ntushobora no kubasha kwiyarurira ibiryo bihiye ukeneye ugutekera yamara guhisha akakwarurira yamara kukwarura akaza akagutamika wewe genda mu gikoni bikore genda ubinkorere maze aho ubera ikigori ndavuga ibiryo ukumva ibiryo koko uri igicucu nta bwenge ugira ntushobora no gutekereza icyo umuntu ari kuvuga wanjijiwe ushaka ntekereza umugabo w'abandi ubwo nibwo bwenge buke ufite ubwo nibwo bwenge buke ushaka ntekereza ikima ngaho mbwira wowe icyo utekereza wowe utekereza kuko wandeka ukandeka njyenyine kuko n'umudori warandetse dore we ukandeka njyenyine ko n'umudori warandetse hanyuma se nimureka njyenyine wenyine muko nyereka icyo ubashije ni iduka ufite reka nkubwire uhinga itira ugasarura ingonero komeza uryame undi mwana yazindutse ari gutegura ari guca hirya ari guca hino uyu umuntu akunda icyo areba wanjijiwe icoco kibi ubu uri mubi wo kugerekwaho undi turakwameze abandi baripfureka mu tuzi abandi barasohoka ese ubundi umugabo uzagukunda abo nuho n'uhennye mu buriri nindi udashobora kumwereka icyo ushoboye uriya mwana w'umukobwa ntiyazindutse ziba sinkavuga ngo uvumvure ntabwo yazindutse
sinabyutse mbona aca hirya mama nanjye uranshaka nirwana amashakoshi muragura makeya ni hehe zari zarabuze dore nabahindukirije kuri makeya nibyo nshakaho yigo disi nibyo nshaka ninda bakubwiye ko bose bakora biriya byibuze wigeze unyicaza wanjije y'umukobwa we ngo barabahenze ndababara ngo none ngo nanjye ngo kazi ndagukubye nibyo nshakamo ko mba umusazi mama reka nkubwire nzongera kuvuga ukavuza induru nzagukubita nitaye ku myaka ufite ziba wigeze umpamagara uti mama muri Kigali business nabasha gukora irasaba aya mafaranga yanshakire nze nicare nkore ndakubwira ngo ntago bikunda ikicucu gusa kibura ubwenge kikabura ibitekerezo kikabura icyo cyakora waragiza ngo ukeneye abagukunda mama mvira uriya mwana n'umuntu mvira mu cyumba sohoka mvira wowe usohora mu nzu nubatse wamushenzi we ubwenge buke gusa kwasa urarizwa n'iki se upfushije nde mama sohokera mu cyumba nagusohora ahubwo mama wambujije urukundo rwanjye kugeza ubu n'amaka yaranyanze mama ntabwo yanyemera sohoka mama sohoka Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde Itimaga. Kumune watwawe ni Rebi. Papa uyu mugore ninde? Iyi foto zo wayikuye. Makes no difference aho nayikuye papa. Uyu mugore ninde? Heck kuki uwo mwana ateruye asa nkanjye kera amafoto yanjye ya kera? Gusa ntabwo si ibintu bisanzwe. Kwaba ugiye mu muryango cyangwa ntabwo byagaragara uwo musa. None se njya amafoto nayibonye anonymously. Ariko ari kumbwira ati uri wese ukeka ko uri we bahuva si ukeka ko ahuva ibiki n'ibiki nimo ndi kwibaza none ndinde ndi muntu kindi igiki. Nagufasha se mba mfite akazi kenshi ukamfasha aya mara rwose byaba ari ukwigora nta mpamvu papa gusa wenda nuko byahuranye no kuri nkunda sinzi n'icyatumye nkunda rimwe na rimwe nkajya nibaza impamvu nyine bari kunyita mama simbizi ukuntu ibintu Imana ibikora gusa baba nshobora kuba nkubangamira kandi mba numva nahaza ndabakunda yaba ari wowe karibu naho kuvuga ngo wateje akavuyo gusa nanjye nyine wenda ku byabaye byaniye kwibaza byinshi ariko nanone nanjye sinzi impamvu mba numva ngo ukunda cyane ikindi ari icyubahiro runaka mugomba naho ho kuvuga ngo uzajya uza ngo wikandagira ni karibu rwose urisanga nta kibazo cyawe ariko nyine wenda wowe
ushaka kubyakira neza ukabona ko abandi nyine ntibabyakira neza cyane ko ubona ko bananzi kandi wenda bakaba batananzi no mu buryo bwiza ariko hakunda kubera ubwo buryo nubwo ntahita mbikubwira nk'uko byifuza. Arega abandi n'abandi bivuze neza ariko ngewe Vanessa ni karibu mu rugo rwacu ndahamya neza yuko namakata kwanga nta nubwo yanagukumira kuza muri uru rugo byanga byakunda urugo rwiza n'urugo rugendwa urisanga igihe cyose uzajya wumva ukeneye kuza uzajyuza usibye ko no muri iyi minsi muri uru rugo hamaze iminsi hari imvururu pe iyi famiye imaze iminsi irimo imvururu nanjye ubwanjye ntabwo nakubwira ngo nizi ntabwo zisobanutse pe kugeza iyi sawa mbajije ngo ni ibiki sinabikubwira gusa mbona utamenya bimeze nk'uruganda ni ibintu byinshi bigenda bigahurirana. Ikindi kandi iyi famiye irimo abantu bagira amahane pe ariko nkurikije ibyabereye hano ubushize nabonye wupfa kwitonda uragerageza sinzi ibintu muhuriyeho sinzi n'ibyo muziranyeho ariko nabonye weho uko biri uca bugufi. Ariko simaka icyo nzi kandi nashidikanyaho no kuri umuhungu wanjye ariko nawe ubwawe ugize ibintu nk'ibi ngibi wabyibazaho sibyo? Yego none se ubwo ariko none se ubu ngubu ntabwo nyizeye niba nkubwiye kuri umuhungu wanjye ntabwo nyizeye. Hanyuma se uyu mugore erega papa urabizi ko bajya bavuga ngo umwana ngo se umwana mumenywa na nyina ushobora gusanga mama hari game yagukinnye utazi. Rero ukabukeka ko ufite ujya ntabwo ari icyo ndi gukeka I don't even know what to think. Ntabwo nzi ngo ndakeka iki ndekiki. Ntuzurashaka ngo tuzakore DNA. Ndi tayari rwose nimba wumva ukeka yuko ari cyo kintu cyagufasha tuzajye gukora DNA. None se ngira impanga nukuri ko banjye mba numva mama mwiza uri umubyeyi mwiza nta kintu na kimwe cyatuma numva navuga ati ngo ntuzagaruke muri uru rugo cyangwa se ngo ubicikemo ugomba kuzabyuza pe ahubwo nanone ari ikindi kintu nibaza nabuze ukuntu nakikubaza kubera ko nyine hahise haza abandi bantu. Nta kibazo ubusanzwe uzimaka wari usanzwe umuzi ku kantu nakibajije ariko mbona uburyo nyine bibaye agatogo mbura uburyo nabikubaza. Usanzwe umuzi? Maka se? Maka nk'uko muzi ndetse umugabo wawe se nta birenze Maka nta. Ese Maka wamumenye uriya munsi uza kunsura? Yego. Niho umuzi? Yes. Okay. Byari byaranyobengera wenda nkarahandi hano mwamuziranye nyine yaba yarampishe ntarasobanukirwa. Nawe akaba yarigize nkaho nyine mutaziranye. Urebye nyine okay nta nzikora mwigiye kubinzana ka cyayi. Kandi nari nanagikoze abakwibagirwa ahubwo byari no guhorera hano. Mbese usujya kumwera muri salo ashizemo twatiriko tubiri sambwiye ko utakunda isukari nyinshi kirashyushye shawo ahubwo numvaga mba nshaka njye kunywa icyayi gifite umwotsi cyane kabe managura hano ndebe ko hagaruka agasuku uriya muhungu ntumbazana noneho yagiye arifata gutya akagenda nta n'uwasabye uruhushya. Ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ako se ubundi boga wowe kugira vuba nibwo nyine uba wibutse gucunga umujyi umwe
reka mfite akazi kenshi hano kenshi cyane. Kuki atari duhera? Kuki atari duhera? Amere ku by'ingenzi byo guteka. Muzi atari Yesu byo by'ingenzi, byo kurya byo by'ingenzi. Ndibona gura ngo nkire ibyantimbije. Ubundi. Ndishimire kwenza ibintu byose. Ako si utuvuge kukirwana Abajya haza mikore. Ako ngiye hari ikibazo njya nibaza. Ese madamu, inshuro zose z'ahangaha bavanye umukobwa mubona muri ubu rugo hari igihe cyose ndimo ndibaza umukobwa wawe aba hano nkande. Umukobwa wawe aba hano nkande. hanyuma se ubajije ngo ubajije abandi bose kumva ikibazo mbajije utarakinsubiza kuko ni kwa kundi umuntu abaza umuntu usigaye umeze nk'umuntu ufite ubwenge ariko n'ubundi ukwiriye kubugira ubwenge buke hafi ya ntabwo ubu si icyo nkubajije wakinsubije kandi kukubaza nawe ubu uri mu ndakubaza icyo nkubajije wakinsubije Utarabona yaje abako. Kumureba mureza. Sibyo? Kurango ataga kudamuna gakosa. Mureba bizira da. Oui, mureba uhushura. Murebe bien. Mu facing. She's my daughter. Yegora webyo bikora. Namuhushura. Nishakisha ibirenze by'ubona. Akavuga warangije ari kwivuna cyane mu maso. Utekereza se ko ntari kubona ko umukobwa wawe ndabizi cyane ko urwana n'iki nyine kwibaza impamvu aturamye muri ubu arubamo ande icara wemere umushyitsi ko umushyitsi hari umunsi azaba ntakiromeshye not here atari hano hano uzahaba umushyitsi jusqu'à la fin reka tubirebe reka tubirebe urikumva umeze nk'umuntu ufite ukuri nta nubwo byibura wagira n'ibitekerezo bwa rimwe nk'umubyeyi muzima wabyaye ngo ugire nk'ibitekerezo bwa rimwe nibura ushyira ubwenge ku gihe uratinyuka ugakora ibintu nk'ibi ngibi koko ntibyuzi ase boga uri mu ibikira nakora ibiki urumva ufite uruhu aho da abazimo muri uyu muryango zo batangiye kuzuka umwe umwe karabaye ngo abaki abazi kazimura iby'iwanyu kakubwa no mu rugo ayiwe agene mumbe da ni wowe tware twabuze ngo mbagirire neza haza umwunga cyangwa uyu mwana w'umuhungu nibyo se mwari muri kuvugana by'abazima hano muteretse ni mwerembe yewe cyangwa ni ku mwana wanjye uyu se ko araha nzi ko wowe wanapfuye uracyabaho aho ngeze kumenya uvuka nta mpanga yawe nzi nyamara byo bumva bavuga ngo harye impanga zibwa mu bitaro ukabuzi ko wabyaye umwana umwe kandi ufite babiri like I don't understand umugore ntazi cyo kuzana mubonyeho rimwe nabwo mahushuka ari kwitambukira sibyo and all of a sudden ndabona a picture y'umuntu bajya gusa cyane ndane n'umwana ateruye usa neza nk'amafoto yanjye nibuka ya kera nakubwiye aho ngeze kumenya si nta mpanga yawe nzi nimba wumva ukeka yuko ntari so none se ubu nasaze nimba wumva ntari so tugiye gukora DNA mwizina ryande mwizina ryande gusa ibyo nibyo biri mu nzu yawe induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu
kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkuru nshya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka gitera kunkunda arankunda guhinduka byose sinzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubungira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona bushywe kwihambura byanga nino uzamenye iby'imva mutima je nduru y'umutima